twibuke twiyubaka. Umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ni umwaka utazibagirana mu mateka y'abanyarwanda n'isi yose kubera jenoside yakorewe abatutsi yahitanye abarenga miliyoni. Ni ku nshuro ya 30 u Rwanda rwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Mu bishwe muri jenoside harimo n'abari abahanzi b'indirimbo zigiye zitandukanye kugeza na n'ubu zigifasha benshi. Biragoye kurondera amazina y'abahanzi bishwe muri jenoside uko yakabaye, kuko uretse abari bazwi cyane kurusha abandi bitewe n'aho bakoreraga ubuhanzi bwabo, hari abandi batabashije kugaragara cyangwa amazina yabo akaba azwi na bamwe mu bo bakoreraga, cyangwa se bamwe muri bo twavuga nk'ababarizwaga mu matsinda, amatorero na korali zo hirya no hino mu Rwanda. Gusa uko iminsi igenda iza ni ku rutonde rw'abahanzi bahitanywe na jenoside rugenda rugaragara uko ubushakashatsi bugenda bukorwa cyangwa abantu bagenda bibukiranya. Bamwe mu bahanzi bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane harimo Sebanani Andrea, mu mazina azwi cyane harimo Sebanani Andrea. Uyu yari umucuranzi n'umuririmbyi mu mpara, akaba yarazwi cyane mu ikinamico kuri Radio Rwanda aho yari yakinaga mu itorero ry'Indamutsa. Yanaririmbye ku giti cye indirimbo zitari nke harimo Karimi Kashyari, Mama Munyana n'izindi zigiye zitandukanye. Sebanani yasize umugore Mukamurisa Anna Maria hamwe n'abana 4 nabo ndetse bateye ikirenge mu cye. Irindi zina riza mbere mu bahanzi bazize jenoside ni Rugamba Sipiriyani uzwi cyane mu ndirimbo nyinshi hamwe n'Amasimbi n'Amakombe. Imwe mu nkuru zasohotse mu kinyamakuru Imvaho Nshya muri Mata 2021 ivuga ko ubwo Rugamba yicwaga muri jenoside mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yari kumwe n'abandi baririmbyi bagiye batandukanye kimwe n'umuryango we. Umwanya wa gatatu turasanga Bizimana Ruti uzwi mu ndirimbo nka Nsigaye Ndi Umuzungu, Nta Munoza, nawe yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Uyu muririmbyi mu buhanzi bwe yaririmbaga ubuhanzi bwe bwari mu ndirimbo bwari bushingiye gushyenga cyane, dore ko indirimbo ze nubwo zashyengaga cyane ariko abantu bakuragamo inyigisho. Umwanya wa kane turasanga Karemera Rodrick nk'umwe mu bihangange muri muzika baririmbaga ku giti cyabo. Ku mwanya wa gatanu turasanga Emmanuel Sekimonyo. Uyu yari umuririmbyi ku giti cye, yarazwi cyane mu ndirimbo Umwana w'Umunyarwanda. Ku mwanya wa gatatu turasanga Bizimungu Diodoni bakundaga guhimba Nzovu, n'umugore we Uwimbabazi Agnes bazize jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Ntabwo tuzigera tukwibagirwa. Umwanya wa karindwi turasanga Uwimbabazi Agnes akaba ari umugore wa Bizimungu Diodoni, bakaba baranaririmbanaga. Agnes ntituzigera tukwibagirwa. Ku mwanya wa 8 turasanga Gatete Gadi. Uyu yari umuhanzi uzi mu ndirimbo Abamararungu, Urugo rw'Umugabo n'izindi zigiye zitandukanye. Ntabwo tuzigera tukwibagirwa. Ku mwanya wa 9 turasanga Rugerinyange Eugene nawe yazize jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Ntabwo tuzigera tukwibagirwa. Ku mwanya wa 10 turasanga Murebwayire Mimiri ni umubyeyi yaririmbaga indirimbo zigiye zitandukanye
zirimo Rugori Rwera n'izindi zitandukanye. Murebwayire, Mimi, ntabwo tuzigera tukwibagirwa. Uretse abahanzi ku giti cyabo n'abaririmba mu matsinda, hari n'abandi bazwi mu makorali nka Iyamuremye Sylvain waririmbaga muri korali Indahemuka, Rwakabayiza na Kayibanda Jean Claude baririmbaga muri korali do Kigali, Kalisa Bernard waririmbaga muri korali Ijuru n'abandi. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ntawibwiraga ko u Rwanda ruzongera kuzanzamuka mu bahanzi ngo rwongere rugire abacuranzi n'umuziki rufite kugeza kuri uyu munsi. Mu kwiyubaka u Rwanda rwagize mu myaka 30 ishize, ntawatinya kuvuga ko no muri muzika hari byinshi byakozwe kandi bigitanga icyizere cy'ejo hazaza.